bige gukorera amafaranga yabo. Ya bige gukorera amafaranga yabo kuko ndi mpamvu babagaba akanya bari kubasuzugura ntago bari gushobora kwigurira buri kimwe kandi burya umugabo nawe aguprofitira mu cyo abona ukeneye nabona ko ukeneye nka tuvuge nk'amavuta wabuze ubushobozi bwo kuyagura bubi araza guprofitira muri icyo kibazo cyawe ufite kandi usanga nyine arakwanyira nyine inama nabagira nibige gukorera amafaranga yabo. nuko uko babonye nta munyamurenge ugirira neza uwo batavukana. Nasi no kuvuga ngo nta munyamurenge utagira neza uwo bavukana, vuga ngo ntago bakwisanishaho utari mwene wabo nyine uri uwo hanze nyine ntibishoboka. Yes, tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Metos TV mwese bamuherereye ku migabane itandukanye, twizere ko muri amahoro. Reka twongere kubasuhuza kuko musanzwe mumenyereye kuri microphone Hozbon Nyamusebenge, naho kuri kamera tukaba turi kumwe na Merci. Imbere za kamera rero murahabona umutumirwa wacu n'umukobwa wambaye neza cyane. Kadutangire tumusaba tumuhagaze kuri Metos TV kugira ngo tuze gukomezana ikiganiro. Tugwaye ikaze kuri Metos TV. Nakoze. Nitwa Dina. Witwa? Dina. Dina. Witwa Dina nde? Uwase Dina. Dina bisobanura? Ntago mbizi. Cange ni Dina ya indi ya saba? Zibizi ni Dina tu nakazina nihaye kumubatiza. Kumubatiza? Abandi bagomba kuba bihaye akazina ko muri Bibiliya, naho we wihaye Dina. Dina. Numvaga ari izina ryiza kuri njyewe. Yeah. Dina na Sapa haraho bitandukanye cyane nakubeshye nawe nakuvuga ngo ndabizi. ubwo ri kimwe muri zo kimwe muri byose. umeze neza ariko? Ameze neza tu. Urakomeye? Ndakomeye ndashimanye gasana. Hari ukuntu mu kinyamurenge bazabibwirana ukavuga imirara ibiki, nawe se urabizi? Yanabyenzo nabira byintu by'isekuruza. Ibisekuruza ntubivuge, uvuga umurara wawe. Umurara. Mwebwe mubyita ngo iki? Umurara. Ngo umurara tuhita ngo iki? Umurara ni umurara nyine. Twebwe turi abantu abasinga. Uri umunyamurenge? Uri umunyarwanda w'umusinga. Umusinga w'umuki? Ibisekuruza by'iwacu mbizi to zikongeye ndi umusinga gusa nako gusa nzi nabwo nuko nakabajije to. Abantu bashobora kwibaza Dina angana gute, afite imyaka ingahe? Bashobora kubyibaza bitewe n'uburyo ngaragara, ariko Dina ntabwo ari umukobwa mukuru, ari mu myaka mike cyane. Ingahe? Arubatse? Ntago yubatse. Afite imyaka 19. 19? Amezi hejuru? 19 n'amezi hejuru? N'amezi hejuru tuba nk'amezi 2. Dina tugwaye ikaze kuri Metos TV, umunsi twifuje kuganira nawe kandi nibwo bwa mbere tukwakiriye hano hantu, wisanzure wisange. Dina mu buzima busanzwe ni umuntu umeze gute? Ndi umukobwa buri capu mu bintu bye byose akora. Ndi umukobwa ukunda kuganira. Ndi umukobwa nyine ushima Nyagasani, uri mu utakunda akavuye nanone ariko none w'umusazi. Uri umukobwa ukunda kuganira, udakunda akavuyo, ukunda ibyo akora ariko nanone w'umusazi. Ibisazi bene ibi nyine story gusetsa nk'abantu. Ubwo gusetsa abantu ni ibisazi? Njyewe mbifata nk'ari ubusazi. Kuri wowe ariko? Kuri njyewe ariko sinzi abandi. Noneho mu gihe umuntu agusekeje ababaye umusazi kuri wowe? Ababaye umusazi kuri njyewe kuko mbabona kuko nanjye atuma ntekereza ikindi kintu cyatuma musetsa. Nuko uteye? Ntabwo ne. Muri Kenya wahageze ryari? Muri Kenya nahageze mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka ushize.
nta gihe kinini maze hano muri Kenya gusa nyine umwaka ugiye kuzura nje muri Kenya. Umaze kuhagera wahasanze inshuti, abantu batandukanye, abanyakenya, abanyarwanda, abanyamurenge, abantu horana nabo cyane ni ba abantu murana nabo cyane ni abanyamurenge n'abanyarwanda. Abanyakenya bo ntabwo ndaciringana nabo kubera ntabwo ndamenye imvugo ya hano muri Kenya. Mpamvu bo nakuciringana nako n'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abantu mvukana nabo cyane. Abanyamurenge kuri bo bafata gute, n'iki ciza babonyeho cyane? Ndakubeshye abanyamurenge njye nababona wapi. Demba kubera ntaraciringana nabo cyane. Njye menyanye n'abanyamurenge ngeze muri Kenya. Ntabwo mu Rwanda nari mbazi, ntabwo nari nzi ko ubwo bwoko bubaho bwitwa abanyamurenge. Wari uzi ko ari bande? Numvaga gusa bavuga izina ry'abanyamurenge, aho nkibaza uburyo abanyamurenge nyine bateye, nkumva ni ibintu mfite amatsiko cyane. Ariko na abanyamurenge nabageze nabamenye ngeze muri Kenya, ntabwo nari mbazi. Umaze kubabona wababonye uko ari wabitekerezaga cyangwa ari impinduka wabonye? Uko nabibonye ntabwo ariko njye natekerezaga. Nari nzi ngo nyine ni abantu baciringana n'abantu nyine akakira umuntu ukamubonye, ariko nyine we nasanze bagira imyihariko yabo itandukanye. Abanyamurenge iyo utari mwene wabo kugira ngo wakugirire neza cyangwa kugira ngo agufashe nk'ikindi kintu biragorana. Ngiye ku buryo nanagera inaha barambajije, bazanye nyine ibintu by'ingengabitekerezo, nanjye ntangira kwibaza kuri aba bantu se bafite ingengabitekerezo kandi babona ndi umuntu tuvuga ururimi rumwe kubera iki? Nyine birancanga. Nuko uko babonye nta munyamurenge ugirira neza uwo batavukana. Nasi no kuvuga ngo nta munyamurenge utagira neza uwo bavukana, vuga ngo ntago bakwisanishaho utari mwene wabo nyine. Uri uwo hanze nyine ntibishoboka. Kuri we wumva ari ngombwa umuntu kukwisanishaho kandi n'ubundi mudasa? Abantu turasa. Nuko twese nyine twambaye uruhu rutandukanye, ariko abantu twese dukoze kimwe. Ariko imico imico nayo kandi bitandukanye. Ndizera ngo umunyamurenge ntataniye n'umuntu w'umunyarwanda, bataniye kuko avuga ururimi nk'urwo mvuga. Ikindi kandi bose bahuriye, abanyamurenge bavuga ikinyamurenge nabo bavuga ikinyamurenge nyine ni njye mbifata nkaho ari ikinyarwanda kivanze n'ikirundi. Uko mbizi neza n'ubu buryo numvishe bavuga, numva ngiye ari nk'ikinyarwanda kivanze n'ikirundi, kikabona kuba ikinyamurenge kuko mba numva ngiye harimo indimi ebyiri. Kuko hari yavuga ikintu nkumva turagihuriyeho, nano kandi yavuga ikindi kintu cy'Iburundi nkumva harundi bagihuriyeho i Burundi. Numva n'ururimi ruvanze, nkuko ubizi umushi ashobora kuvuga igishiki wabo kandi akavugamo n'ikinyarwanda. Abashura bazi abashi ndabazi, ubwoko buba mu Rwanda bwitwa abashi, nkuko numuza abakiga abatwa ibintu nk'ibyo. Abashi n'ubwoko buba mu Rwanda bwitwa abashi. Ni ubwoko buba mu Rwanda bwitwa abashi bukunda kurya nyine. Urebye imico y'abanyamurenge n'imico y'abanyarwanda n'abarundi nkuko bose bumvikana mu rurimi, ubona batandukaniye cyane? Umunyarwanda n'umunyamurenge batandukaniye mu gutekereza. Umunyarwanda we ntago kuba muvuga ururimi rumwe, ibyo kuri we biba bimuhagije. Ntavuga ngo arajye kureba ngo uruwahe wese urubuhe bwoko. Wenda ntago navuga ko nabo batabitekereza, ariko ahuye n'umunyamurenge, umunyarwanda muzi mutekereza, ababona ko umunyamurenge ari nka mwene wabo. Avuze ko batandukaniye gutekereza. Ninde utekereza cyane, ninde utekereza buke? Ndize umunyarwanda atekereza cyane kurusha umunyamurenge. Kubera iki? Kubera ko umunyamurenge we bafite imyumvire utamera ngo uyu nkamwe cyangwa sureba nkamwe, ntago mujya mushaka ubundi bwoko. Ariko umunyarwanda baba yemerewe gushaka ubundi bwoko bwari bwo bwose kuba ari umuntu.
ariko mwego umunyarwanda tuvuge ntabwo bishobora biba gake kugira ngo umunyarwanda uzamushake, biba gake. Ntabwo ari gake, biterwa n'uko wakunze. Oya nyine biterwa kandi akenshi n'ushaka umunyarwanda abazi buriya nawe uko byanakeka kose aba yarabaye mu Rwanda, kuko ari wa muntu wakuriye muri Congo ntashobora gupfa gushaka umunyarwanda cyangwa ubundi bwoko nyine, keretse wenda aba ari nk'imyumvire, ariko nyine akura we ba sogokuruza bamubwira ati mwana wacu uzokurire mu rusengero ukunda Imana kandi ntuzashaka umukobwa utari mwene wanyu. Ntabwo abakobwa b'ahandi hantu haba ari beza, uw'iwanyu n'uba ari mwiza. Uzi impamvu bavuga ko aba ari we mwiza? Kubera ko baba bahuje imico, kuko abanyamurenge n'abanyarwanda hari imico bahuriyeho, hari n'iyo badahuriyeho. Hari imico bahuriyeho n'iyo badahuriyeho, gusa nyine ngo twebwe imico tugira ngo dukunda amafaranga. Barabeshe se? Aya abo barabeshye cyane. Iyo soma mujya ngo tubabanebwe nk'abagore banyu. Nese abagore b'abanyamurenge n'abanebwe. Twebwe abanyarwanda ukuntu duteye ntabwo tuba dushaka ngo umugabo buri cyose agikore. Dushineye ngo no mu rugo tugira izindi nshingano, ibintu byo kwicara ntabwo bitubaho. Dushaka guhora turi capu. Ico se warakibabonye abanyamurenge? Narabaye kugaragara nababayemo. Sinababayemo ngeze hano muri Kenya se. Naribye imiterere yanyu tu. Warabibonye gusa, ariko hari benshi bakora. Hari benshi bakora, ariko nawe sinzi abantu buriya batekereza bitandukanye, ariko njye siko mbabona. Dina wowe ubona utashakwa n'umuhungu w'umunyamurenge? Namushaka. Kumushaka byo namushaka. Kuko nta kintu na kimwe njye nawe twaba dupfa. Namushaka ni umuntu nkanjye, namushaka. Kuko njye nta nijonjora navuga ngo se kuba ari umunyamurenge ibi nibo kubera yabonye ko nankwiye kuba umufasha we. Nuko bagufata neza hano. Sizo nshuti ufite hano zikomeye? Nubwo dufite ariko ntabwo ari nyinshi cyane. Dizanye inshuti ufite hano muri Kenya z'abanyamurenge ntizirenze nk'eshanu. Abahungu cyangwa abakobwa? Bose baravanze tu. Ubwo bose bakabona kuba batanu? Abahungu bashaka kurenga 3 cyangwa abakobwa 2. Abahungu nibo benshi? Abahungu nibo benshi bikora, ntabwo bo duhuje igitsina bo ni benshi. Ariko abakobwa nyine bo nta bintu birenze tujya duciringana, nibite ni sawa nibyo gusa. Ariko umuniga w'umunyamurenge w'abajyanga umuntu aciringana guterede nk'ibyo nibyo gushaka, nibyo bashaka nyine, kuba uri umukobwa nawe ari umusore. niyo mpamvu uvugana n'abahungu benshi? Muri rusange ukuntu none ntabwo nkunda kurukana n'igitsina kobwa. Akenshi usanga ndi kumwe n'abahungu, ubwo bari abagore tuba tuziranye. Nkabivuga ko ari nk'abakobwa, abagore tuba tuziranye, abakobwa tuba tuziranye. Abagore turi dukoze mu kintu cyo kutabika ibanga, kandi umugabo abika ibanga. Kuva wabamenya n'iki wabigiyeho gishobora kuguhindura? Kuva nabamenya ikintu nabigiyeho, ureba nyine ikintu tukakirengagiza, kugira ngo ukibwire umuntu kimubangamira, wowe ukibwira umutima wawe ati rekera bire, cyangwa ukikagira ukakiborera. Ufite iyihe mpano? Mfite impano yo kubyina, anagira impano yo kuririmba, anagira impano yo kumurika imyenda, no kubyina umuco gakondo. Hano yo kumurika imyenda? So ngiye kuwufata nkawumanika hariya bakawureba bajyananiraho? Ntabwo ari ibyo. Umwenda wowe tuvuge nk'urugero wadoze ipantaro n'ikote ryayo, ukeneye ngo bijye ku isoko, kandi kugira ngo wenda bihitinge cyane bigurwe, urakenera umuntu wo kujya kubyambara akabimurika. Nuko biba bimeze. Noneho nibyo ukora? Nibyo nakoraga mu Rwanda. Nese uba umuritse imyenda cyangwa uba wimuritse n'imyenda? Ubu umuritse dizayina gusa wo gusa ukamenyekana.
ariko ubu muritse nyine designer ibintu byaremwe uwo mwanya. kubyina kuririmba uririmba izihe ndirimbo? Indirimbo z'Imana ndaziririmba, iz'isi nazo ndaziririmba. Fatiye fashe muri aho Hoya hose ndahisanga kuko iyo numvishe indirimbo y'Imana inezererewe ndayiririmba. Ntabwo mva n'isi kunezererewe cyangwa kunejeje inejeje nayo ndayiririmba. Kuba ari indirimbo nge muguri nge numva gusa gendana nakunze. Ikibazo ni indirimbo ni izawe cyangwa n'iz'abandi uririmba ukavuga ngo uzikuririmba? Ni impano kurimo mbese? Ndaboroka nyine ni ugushaka kuririmba we indirimbo nkayikunda nkahita nyimenya bitewe n'ubushake nayigizemo. Indirimbo ikurimo y'Imana ubu nyine nawe amasaha turi kuvugana niye? Indirimbo ndimo aka kanya ni aba Dorcas na Vestina yitwa Isaha. Iyindi ni ya Daniela na James yitwa Isezerano. Izo nizo zikuri? Nizo zimfasha n'izindi zabo nazo ziramfasha. Muri ubu buzima turimo cyane ko uri umukobwa w'umukozi urateganya iki? Urifuza kugera he? N'izihe nama wagira abandi bakobwa bagenzi bawe? Dina banifuza kugera ku rwego rwiza rushimishije nkatera imbere mu mikorere yanjye, nubwo nyine ubuzima buba buri hatari, ariko umunsi umwe hari igihe tuba tubona ko bizashoboka bitewe n'ubushake n'imbaraga dushyira mu byo dukora. Rumbaje ati niki nagira ku bakobwa? Inama nagira abakobwa bige gukorera amafaranga yabo. Bige gukurura amafaranga yabo kuko ndi mpamvu abagabo akanya bari kubasuzugura ntago bari gushobora kwigurira buri kimwe, kandi burya umugabo nawe aguprofitira mu cyo abona ukeneye. Nabona ko ukeneye nka tuvuge nk'amavuta wabuze ubushobozi bwo kuyagura bubi, araza guprofitira muri icyo kibazo cyawe ufite, kandi usanga nyine arakwanyira. Nyine inama nabagira nibige gukorera amafaranga yabo. Nese nazaza akaguprofita mu kibazo akayakugurira azaba kwanyije? Ashobora buriya abagabo kwinjirira abagore ni ibintu byoroha. Ashobora kuza akayakugurira nakwereke ko hari icyo yarashakaga, ariko nyuma akagenda kuzana utundi tuntu duke, nyine nyuma ugashiduka waguye nko mu mutego. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ubwo kurwa ruhande we nk'icyo bababwira no guhaguruka bagakora. Ni uguhaguruka bagakora, bagakura amaboko mu mufuka, akavuga ati nimba ngiye mu buzima bwanjye nabuze iki kintu, ese ni ikihe kintu nakora kugira ngo iki kintu nabuze nyibone? Ashake ashugurike ubuzima bukomeze, ariko atavuze ngo ese iki kintu ndakibona kuri uyu nanyuze muri iyi nzira n'iyi. Ugereranyije mu gihugu cy'u Rwanda na hano muri Kenya, nibyo bihugu gusa umaze kubamo cyangwa hari n'ibindi wabaye? Ni u Rwanda na Kenya, ntabwo ndagenda cyane amahanga. Uganda ntabwo wabaye? Uganda naranyuze gusa ndi kuza muri Kenya, ariko sinabaye. Ubona ari ikihe gihugu wowe ubonamo ko ufite amahirwe menshi yo gukora akazi n'igihugu wisanzuramo cyane? Igihugu mbona mfitemo amahirwe, iki gihugu turimo cya Kenya ni igihugu cyiza kandi gishabukira umuntu nawe washabutse. Iki gihugu iyo kibonye uri umunebwe kikwakira nk'umunebwe, waba shapu kikakwakira nk'umuntu uri shapu nyine. Kuko njyewe bitewe n'urwego majije kugeraho kandi nta gihe kinini maze muri Kenya, mbona ko iyi Kenya bizagenda neza, kubera bitewe n'imbaraga n'ubushake mfite n'imbaraga naho nshaka kugera n'urwego nshaka kugeraho, mbona ko nzagera ku rwego rwiza. Tugenda tugana ku musozo, reka tugusaba ugenera abakobwa b'abanyamurenge ubutumwa. Ubutumwa nabagenera, ibi bintu bari gukora ntabwo ari byo. Amavidewo bari gufatayo bambaye ubusa, bari kwishyira hanze, bari kwishyira hanze ntatanina ndajya gutega umugabo. Nyine nibareke kwitesha agaciro kuko n'abana b'abakobwa kandi bafite ahazaza heza.
bafite ahazaza heza kabisa kandi n'Imana ibategurira ahazaza heza. Ntabwo bareke ikintu kibisa umururumba w'amafaranga kuko amafaranga ni ibintu bishira. Ubuzima kandi ubuzima hano kuri iyi si nta hantu wabugura. Ubuzima hano ku isi nta hantu wabugura kuko ubukobwa bwe nakomeza kubwangiza ejo bundi akarwara iyo sida cyangwa akarwana n'izindi ndwara zo mu myanya y'igitsina, urumva ko azaba yiteje ibibazo kandi mu gihe yashimishije abafana we nta kintu abafana bo bizaba bibabwiye. Se buriya ni abafana we, ariko urebye na ziriya video nyinshi hari izo wabonyemo nawe. Hari izo nabonye ni nka video zitunguranye ntago abazi nawe bire, ariko hari n'abazifata ku bwabo. Biriya bintu ajya kubikorera bitekereje. Biro ni ibintu ubanza ugatekereza mu mutwe wawe ukavuga ngo ibi bintu koko ngiye kubikora. Ntabwo ari ibintu biba bimugwiririye, ntabwo ibyo byashoboka. Ni ibintu unase ubu tuvuga ngo telefone yanjye yakifata ikishyira ari ikankamira, kugira ngo bishoboka cyangwa n'injye uyishyira ari ako kikankamira nk'uko nabishakaga. Nawe rero iyo video ajya kuyipostinga nyine abantu benshi bari kwirikira za views ku ma YouTube, bari kwirikira za views ku ma YouTube, ariko ntabwo nge ibintu abana b'abakobwa bari gukora nta nubwo nge biri kunshimisha. Bari kwiyangiza pe kandi bari no kwisebya. Reka tugushimire cyane kuba wemeye ukaduha umwanya wawe kuko ni ibintu by'agaciro cyane, kandi wakoze cyane kuba waje kutuganiriza. Inama watanze abo ziri bufashe barahari, n'uwo itari bufasha araba yayumvishije. Ufite kumva arumva, n'udafite kumva ubwo ntari bwumve, kuko bajya bavuga ngo avugwa benshi akumva nayo. Sinzi ukuntu uwo mugani nyine avangiye, ntabwo nivuze neza kivugitse neza, ariko bajya bavuga ngo kandi uwicaye nabi ababaza imbere ye. Ubona ko ibyo ari gukora ni amakosa arikosora, kandi nanone utari ubona ko ari ibintu bisanzwe it's okay, arabyihorera tu. Sawa, wakoze cyane kuba waje Dina. Gusa uzabaza ubusobanuro bwigeze n'uzaza ubutubwira. Nzabubaza, ariko nigeze kumva abanyakenya bavuga nyine ukuntu risobanuye, ariko ngize ko Dina ari izina ry'umukobwa wo mu gitabo cyo muri Bibiliya tu. Dina ni ibiryo bya nijoro. Ariko ndumva nabwo bisobanuye neza. Ibiryo ni ibintu byiza. Ibiryo. Ibiryo kuko ni ibintu byiza. Ni ibintu. Ubwo kuba izina ryawe rifite ubusobanuro nk'ubw'ibiryo. Ntago nta nubwo binejeje kandi biranejeje nako kandi biranambabaje. Sinzi ukuntu ariko nzi ko izina Dina atari ikintu kibi. Ni ibiryo bya nijoro kandi. Bya nijoro. Wabisomye ko ari bya nijoro. Kandi Dina ariko bisobanura. Ntabwo mbizi. Uze kubibaza uzabitubwira. Ubwo tuzajya kubibaza Google. Google niyo isigaye ivuga byose. Google niyo isigaye ivuga byose. Imurika byose. Sawa, wakoze cyane kuba waje, ugira umunsi mwiza. Merci.